saa 7:24 dukomeza tugenda tuganira. Twizere ko meze neza aho muri hatandukanye. Reka turebe ibyaranze itariki mu mateka. Turi ku munsi wa 40 muri uyu mwaka 2022. No munsi wa 9 ukwezi kwa kabiri, ariko no munsi wa 40 mu minsi igize uyu mwaka. Bivuze ko nyine uyu mwaka ubwo sigaje iminsi igera kuri 325 ukaba urarundutse. Iminsi ntiyagiye ukagana ko ukwezi kwa mbere kwarangiye kwa kabiri kukazamo nako dore tugiye kugera rwagati. Ubundi biba byaje tuba twagiye dusoza umwaka kabisa. Ubundi ni mu kwa gatandatu. Nabi rwose mwaka nyaka. Ubundi ni mu kwa gatandatu isogera. Shazi ko ni iminsi 325 ntabwo ari myinshi cyane, kubera ko uku kwezi byonyine gusigashe iminsi igera kuri 10 ni 19 yonyine kukaba korarangiye. Ubwo urumva ko rero hasigaye iminsi mikeya tukagera muri 220 nkuko twabibabwiye. Ni mu kwa gatatu ho gatoya. Bimwe rero mu byaranze iyi tariki mu mateka duhereye mu mwaka wa 1825, inteko y'abadepite ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatoreye John King Adams kuba perezida w'igihugu, nyuma y'uko rero nta n'umwe mu biyamamazaga wari wagize amanota fatizo. Ubundi binago bikunze kubaho, ariko nyine byabayeho mu biyamamazaga ntibagira amanota fatizo. Hanyuma nyine nuko inteko y'abadepite abari gitora John King Adams kuba perezida w'igihugu. Mu mwaka wa 1889 ku itariki nk'iyi munsi ni tariki 9 z'ukwezi kwa kabiri, perezida Grover Cleveland yashyize umukono ku masezerano yemeza ishyirwaho rya Department ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishinzwe ubuhinzi. Nibwo yagiyeho bwa mbere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hanyuma rero biba biremewe ko ibaye departement muri iki gihugu zajya yubahwa rwose. Hari mu 1889 ku itariki 9 z'ukwezi kwa kabiri. Dukomeje tuvuye mu kinyejana cya 19 twinjiye mu cya 20, ubwo ni mu 1900 top nibwo hatangiye ku mugaragaro irushanwa rya tennis rizwi nka Davis Cup. Akaba rero irushanwa ryatangiye ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka wa 1900 muri top muri 00 nyine aho ngaho. Imyaka myinshi Tennis Cup kabisa. Dukomeze mu ntambara ya kabiri y'isi, aho ni mu 1942 abayobozi bakuru b'ingabo za Amerika bakoze inama ya mbere itegura uko bazarwana mu ntambara. Kuri no tariki 9 z'ukwezi kwa kabiri. Yego, kuri no tariki 9 z'ukwa kabiri 1991 abitabiriye amatora muri Lithuania bahisemo ubwigenge. 2001 noneho kuri no tariki naho ubwato bugendera munsi y'amazi submarine angase za sumari USS Grenville bw'abanyamerika bwagonze ubw'abayapani Ehime Maru bwakoreshwaga n'ishuri ryisumbuye burarohama. Impanuka yahitanye abagera ku 9 harimo n'abane b'abanyeshuri. Tuve mu byaranze amateka rero tujye mu bavutse kuri iyi tariki. Ibihanganye byagiye bimenyekana harimo Abdulaziz Sultan wa Ottoman, akaba yari yaravutse ku itariki 9 z'ukwezi kwa kabiri mu 1830. Kuri no tariki havuka umukinnyi wa sinema w'umwongereza bamwita Clive Swift mu mwaka wa 1936. Nyuma y'imyaka 11 rero wavutse bwo ni mu 1947 Cara Delponte n'umushinjacyaha w'umusuwisi ukorera none nibwo yavutse hari ku itariki 9 z'ukwezi kwa kabiri. Kuri no tariki havuka umukinnyi wa sinema w'umunyamerika Jimmy J. Bullock 1955 kuri no tariki. Umukinnyi w'umupira w'amaguru wo muri Scotland no muri Ecosse ubwo yitwa Darren Ferguson. Ngo yavutse ku itariki 9 z'ukwezi kwa kabiri mu 1977. Bamwe mu batabarutse kuri no tariki 9 z'ukwezi kwa kabiri harimo umunyapolitike w'umusoviet witwa Yuri Andropov 1984 byari kuri no tariki. Umuyobozi w'ikinyamakuru muri Canada akaba n'umunyapolitiki ni Claude Ryan yatabarutse ku itariki nk'iyo munsi hari muri 2004 ku itariki 9 z'ukwezi kwa kabiri. Ndetse ni kimwe n'umukinnyi wa sinema w'umuhindi Nadira yaratabarutse kuri no tariki muri 2006. Twitsa tureba mu gitabo cy'abatagatifu. Yego, mutagatifu mukuru uyu munsi ni mutagatifu Apolline, akaba ari mutagatifu Ansbert mutagatifu cyangwa se Ansbert, mutagatifu Maho, mutagatifu Nicephore, mutagatifu Filagre, mutagatifu Renaud cyangwa se Reno na mutagatifu Theonitas. Abo ni abatagatifu bizizwa ku itariki nk'iyo munsi ni tariki 9 z'ukwezi kwa kabiri. Ubwo nyine yuvuze Apolline aba hari hafi aho
na Ansbert twamuvuze ariko noneho na feminine Ansbert nawe aba hari ubwo ku izina Apolline hari amazina agenda avaho hariho Apolline noneho irimo eri imwe ndende hari na Apollona ndetse na Apolline abo ni amazina agenda akomokaho. Hanyuma rero tugiye kuri marayika murinzi w'umunsi, uyu munsi ni ange gardien wacu w'umunsi ni Yeuya rero akaba ari we ange gardien w'umunsi. Uyu nguyu ni marayika murinzi utanga ubushuti bubyara imbaraga, akaba rero ari umunsi wo gusangira n'abantu bagukikije, ukaba rero ari umunsi ushobora gusenga usaba Imana kukongerera imbaraga zo gukora, ukabasha gukora akazi nyine gashobora gutuma uteza imbere impano zawe ndetse no gufasha abakwegereye cyangwa se famiye yawe n'abandi bantu muri rusange, kakazi gatuma nyine utanga umusaruro kuri sosiyete utuye mufasha abandi, kuko ni marayika murinzi utanga urukundo cyangwa se ubushuti bubyara imbaraga zo gusabana n'abandi no gufasha abandi. ngabo rero nguwo abatagatifu b'uyu munsi ndetse na marayika murinzi, ndetse twanabwiye na byinshi mu byaranze uyu munsi mu mateka. Mu kanya turaza tujya mu gace ko kunoza ubuzima. Nimukureho, uracyari kumwe na Gutamani Guta ndetse na Grace Kagema. C'est un monde qu'on dirait. Just relax. Isango Star rifitanye isano muzi n'abakunzi bayo. Iki gihango kitwongerera ubuhanga n'imbaraga zo kubanogera. Ntituzakura mu ruge kuri urwo rugendo rero, hagamijwe kurushaho kubegera no kubegereza ibikorwa byacu ari nabyo byanyu, abo mu majyaruguru no mu burengerazuba bw'u rwa Gasabo. Namwe twabasanze ngo dusangire ijambo, dufatanye kwidagadura mu biganiro bya Isango Star, inyenyeri imurikira rubanda. Ubu muratwumvira ku 105.5 FM. Nimutugane kandi tubafashe kwamamaza ibyo murusha abandi, kuko wakoranye n'isango bucya yabaye kimenya bose. Isango Star. Mu buzima bwa buri munsi nk'uko umugore cyangwa umukobwa ahora yita mu maso he, kakundi po yabumva wahakaraba utuvuta agapuderi twa makeup utuntu twose, ni nako ugomba kwita ku myanya myibarukiro yawe. Niyo mpamvu rero umugore cyangwa umukobwa bagomba kurya aya mafunguro kugira ngo bifashe imyanya ye gukomeza kugubwa neza. Ibi rero ni ibiribwa bigera kuri 7 gutyo 8 bigenda bigufasha kumererwa neza, ukagubwa neza. Byinshi muraza kubona ko ari n'ibisanzwe bakunda. Dore nko kuri iki cyambere shokora. Niba wumva ugomba kwita ku myanya myibarukiro yawe nk'umugore cyangwa umukobwa, ujye ukunda kurya shokora kenshi, kuko zirinda indwara nyinshi ziyibasira zirimo n'ama infection. Ego rwose nushaka guhangana n'ama infection yibasira imyanya y'ibanga y'umugore, shokora ni ikiribwa cyiza. Ikindi rero avoka ni urubuto rwiza rukundwa na benshi, ariko kandi avoka ituma umubiri w'inyuma ku myanya myibarukiro y'umugore uhora utohagiye ufite itoto cyane. Umutobe w'inkeri nawo, uyu mutobe ukoze mu nkeri ni mwiza cyane, kuko asidi iba mu nkeri yongera ubudahangarwa, ikabwongerera imyanya myibarukiro kutibasirwa n'indwara za infection urinaire. Uyu mutobe uba ugomba kunywa ari umwimerere kandi utongera imisukari namba. Tata bitekereza ngo nzajya kwigura ji irimo inkeri, no? Ugomba kuba ari uw'imwimerere wikoreye mbese, cyangwa se aho bawukoze ubizi ko bawukoza ako kanya atari imwe byaciye mu nganda. Ikindi rero ni ibijumba nabyo ni bimwe mu biribwa bigira vitamine A, ikaba igira uruhare rukomeye mu gufasha imyanya myibarukiro y'umugore kugira ubuzima bwiza. Yawurute nayo, iki ni ikinyobwa ni cyiza cyane kuko gifasha imyanya myibarukiro y'umugore kugira impumuro nziza,
kuko bijya bibaho ko usanga umukobwa cyangwa umugore adafite impumuro nziza. bibaho cyane. Hanyuma icyo twasorezaho ni ubunyobwa. Kurya ubunyobwa kenshi rero bwaba butetse mu isosi, ukakunda ukora isosi ifashe ubunyobwa cyangwa se bukaranze cyangwa se kubuhekenya ari bubisi ni ingenzi cyane ku mugore kubera ko bimufasha kugira igihe cy'imihango kidahindagurika. Ikindi rero ugasanga umugore azi neza igihe cye cyo kujya mu mihango nta mpinduka kandi kaza neza nta kibazo agize, nk'ibibazo birimo nko kuribwa mu nda cyangwa se kuba yaza nabi. Kwa kundi usanga umuntu ajya nko mu mihango kabiri mu kwezi cyangwa ataruka ibihe n'ibi usanga rero bigenda bifasha. Ubunyobwa ntabwo bufasha abagabo gusa, barizi ko ku bagabo ngo ni ubwabo ariko n'abakobwa burabafasha n'abagore. Ibi rero ni ibiribwa by'ingenzi cyane ku mugore cyangwa se umukobwa wese ahava akagera kugira ngo yite ku myanya myibarukiro ye mu kugira ubuzima bwiza. Kandi nyine ni igice gikunda kugira utubazo twihariye ku mugore uwo ari we wese igihe ino myanya ititaweho. Twinjira muri love talk. Umuntu mukundana wari ufiteho gahunda yo kubana nawe, uramutse umwumvise avugira kuri telefone avuga ko nta kigenda cyawe ko kuba muri kumwe ari ukugira ngo abe afite umuntu bakundana gusa, mbese ko ibyanya atabikomeyemo, n'andi magambo agaragaza ko nta gaciro karenze ufite mu buzima bwe, ukaba utazi umuntu ari kubibwira kandi ukaba utazi ko wamwumvise abivuga, mbese imbere yawe akaba yitwara neza ku buryo ubona ko muri kumwe 100%, wabyitwara mute? Wabimubaza? Wakugira nkaho utabyumvise? Wakomeza gahunda n'umufiteho cyangwa wagenza gake? Iri ni ihurizo rikomeye. Twibwirire wabigenza ute? Kandi hari abantu bibaho shaka ko umuneko gati njyewe ati kiriya hangati iriya ni coffee man ATM ya ATM tusobona tinurutwe ngara ya feri rutwe, ugasanga ibintu nk'ibyo nyine, ariko yaba kuri imbere rwose akavuga ati marayika naratomboye, nabonye umuntu duhuza, nabonye umuntu utanga keya, nabonye umukobwa w'umutima. ntuzi ari kubwira niba ari uwo bateretana wundi, niba ari umubyeyi we, niba ari inshuti, nawe ntuzi ngo yabwiraga nde. ko nta muntu ari kuvuga ati njye natanya mu gatelefone nka cekinga nka cekinga neza nkanza nkareba umuntu ari kubibwira uwo ari we, nkabona gufata umwanzuro. munyarukire kuri page yacu ya Facebook mutubwire. ni Isango Star 91.5 FM official. aho ngaho turahabaye cyane, uhita utubwira comment yawe turayisoma nonaha. abantu mufite abafiyanse nimwe dukomeje, bazo usanze fiyanse ari uko ari kuvuga karaka uraso bamwerekanye iwanyu, warahindaganye nuko nyine ugiye kumva umuntu ari kuvuga ibintu ati nowe nitekerereza niko kubyumva cyangwa ntabwo ndi kubyumva. hari igihe wumva ibintu ukabivuga se ninjye uri kumva nabi ndasinziriye nkanguke. Masabo Felix yagize ati mwiriwe, ni Masabo wo mu Gatunguru i Nyanza, uhishira umurozi akakumaraho urubyaro rwose nahita mureka n'ubundi yabatankunda. waba ubizi ute se? hari igipimo cy'urukundo. hari igihe umuntu ari kubibwira n'umuntu uwo muntu akwanga, yamubwiye ati uriya muntu uzamureka, akamubwira ati ye uracyavugana na kana kati reka tujya ngo njyare gahunda mufite byo kwiyaga. hari igihe umuntu akwangisha nk'umuntu n'urugero, nawe ugahita umushyigikira ko umuntu mwanza ariko wowe kugira ngo muhe amahoro, ariko wowe ubizi pembe navuga ati ngo nzamutumira mu bukwe bwanjye uyu nguyu nyine nzayamwereka ko nta n'ikintu muzi, nikazarusenya. ugasanga umuhoye ubuse n'umuntu yahaga ayo makuru nuko ariyo yari akeneye kumva uwo muntu, mbese yajya nkamushimisha. abantu benshi dukunda kubwirwa ibyo dushaka. Seniya Patricius ati nabimubaza nkamenya impamvu yabyo, hanyuma si impamvu yaguha wayizerara. ibi byose umuntu uvuga ibyo bintu iteka aba afite impamvu ikomeye. kandi umva ko niyo nuko kubivuga gutyo bikomeye n'amagambo akomeye akenshi watangira ati yewe ubundi se wayiraye agatuvuga ati usigaye unyumviriza usigaye unyumviriza kuri telefone. Jean de Dieu hakiba ati yewe ni ugutangira nkabigendamo gake kuko uwo ntiyaba agukunda. hanyuma Mbizo ati namubaza uwo yavugaga noneho yashaka kumumpisha, ye ngahita mfata icyemezo cyo kumugendera kure. ni Bertin Mbizo Nyaruguru, turabakunda cyane. se ubwo yahise akubwira ati ntago ari wowe navugaga, ati umukobwa umamagaye yarazi ko nyikundana na kanaka, ni undi muntu navugaga.
wamugira ute? Wabwirwa n'iki n'ibyo akubwiye atari byo cyangwa ibyo wumvise ari byo hari igihe umuntu akubwira ibintu ugasigara uvuga se ninjye numvise nabi cyangwa ahubwo bansobanuriye nabi. Inosa MOG ati muraho neza Isango Star, ubwo ni Inosa hano Kayonza. Okay, kuri Love Talk ngewe rero nagenza gake kuko n'ubundi ntacyo mba maze kuri we cyangwa se nkamureka n'ubundi nta gukundana n'umuntu utabirimo neza. Murakoze ndabakunda. Hano hano mwirinda guhubuka. Jerome niyo nkuru ati mwiriwe Grace ngewe kweri ndabyumvise uwo muntu utanyine nuca ndamuheba kabisa nta bindi bisobanuro noma nkishaka. Usanze sari umuntu mwitiranwa yavugagara. Kuba ari kuvuga Patrick bivuze ko ari we Patrick ari kuvuga. Ni ikibazo. Urumva kutabaza nawe harimo ikibazo ushobora kugendera mu kigare. Ako nanone kubaza n'iki kirakwiziza ko ibyo bari bukubwira ari ukuri. Nige na Emmanuel Lion ati mwiriwe neza kuri nge rero nakwigira nkaho ntabyumvise nkakomeza nka hari ibisanzwe nkareba icyo agamije cyane ko naba niyumviye gahunda afite ibyo rero namutakazagaho nkabigabanya. Ndizeye Charles ati mwiriwe ngewe rero sasa rero natangira kujya bivamo gahoro gahoro kugeza mbivuyemo burundu. Murakoze. Hanyuma izo nifati ati Love Talk yandangije shaho tinakora icyo bita kumwihishamo double kabisa ati kandi mu bwenge urutubwe kabisa ndabemera. Kizigenza wina hati High Grass kuri topic ngewe rero ntago nakomezanya nawe rwose niba ari ukuba turi kumwe nta rukundo rurimo wapi kabisa. Tuzansobanurire ntabwo amazina bisabira hano pe. Izo nifati iyo bimeze gutyo umwihoreraho bucece ubundi twajya gutandukana nkahamagara umushuti nkamubwira ko mfite umukunzi udashobotse. Mwibaje nawe waziyamagazwa kuri telefone ukavuga bya bintu. Ndoye Subartez bizo ati mbere na mbere yambiti narindi bakumbuye ariko muri abana babi murumva ako kantu ko kwiyumvisha ko mu maso ye uramwifashisho ikinyarwanda ntacyo nzi ati gusa namureka ubundi nkazamusohokana umunsi umwe twishimye fagitire yamara kuremera nkasohokera mu wundi muryango nkamuyoba akabona agaciro nari mfite gusa wenda nibyo nibikaze gusa nasiga namubwije ukuri mu bansuhurize abantu n'uwahoze ari umukunzi wanjye ndamusuhuje mu ex simeruka ufite sheri mu minsi y'ejo bundira yabaye ex aka kanya. Mamira Maurice ati hayi gutana Grace ni Maurice Kagugu kuri Love Talk rero gusa sinzi uwo yaba bibwira ariko nanjye nabicunga nkacomoka gake gake nkamucomoka kuko ari ugukunda bya nyabyo muba mushobora kubiganiraho bigakemuka kurusha uko yajya kuguteza abareje iyo tu. Sawa turi kumwe ndatera kamo promotion ya construction senior 6 2016 hanyuma Iramba ndabasuhuje aho baherereye hose asante sana G Square. Hanyuma abo nibo bamaze kuduha ibitekerezo katuze tugenda muri groupe ndabizi ubuhahiye groupe hahiye ubungubu ndabaza ubanditse koko cyane. Facebook page yo barakomeza gushyira ibitekerezo ni Isango Star 91.5 FM official. Aho ngaho urakomeza ushyiraho ibitekerezo turagenda tubireba kimwe ku kindi ndetse no muri groupe yacu. Groupe y'abakunzi ba Relax Time ndetse na Love Talk bayita Isango Relax Time and Love Talk. Teogara Sanda yambaje yaje araseka koko ararekera. Murinda nka Emmanuel ati amahoro nkubwije ukuri amatwi ari mu rupfu ntiyumva ubwo utamuvuyeho waba ushaka n'urupfu mbira uri mu Gakenke tuhuriza abanzi ku izina rya Bishop. Hanyuma Mamari Kadafi Valence ati Grace umezoteni Kadafi Ruhango Kabagari ingingo ni sawa namureka byihuse kabisa. Jerome niyo nkuru ati yo Grace ivyo uvuze byarambayeho sha nabyumvise nkuko nyine umutima ucurasimba ico nakoze rero ngo ni iki sasa rero naciye nifata ndihangana
bukeye aranyandikira ndasoma sinamusubiza ku mugoroba arandika sinasoma mu ijoro arahamagara sinitaba bukeye arandika ngo mbega wagiye he ndamusubiza nti ndahari nafatiriwe aca arampamagara nca ndakupa nca ndafunga fone inyuma y'isaha ndayifungura kuva icyo gihe ntiyasubiriye kunyandikira na rimwe nanje sinigeze nsubira kumwandikira ariko sha icambabaza nuko narunguruka ifoto yasize kuri stati na poste yasize kuri Instagram none aheruka kugenda ku mugabo yarakwemeje Manirora yeramati mwiriwe mute bavandi njyewe rero mwiyumviye abivuga kugira ngo mwereke ko nabyiyumviye nahita mubwira ntigeze aho nakumvise kabisa urakoze nkahita ndekana na yahita kwiruka uti sheri reka ngusobanurire rwose iza wanifati hero uti hahahati ni ukuri indyarya ihimwa n'indyamirizi nakomeza nkamuhisha ko mbizi ahubwo nkazamutungura abona ndi kumwe n'undi hanyuma Michel Seyoboka ati gra utakubeshya niyanakubwiza kuri koko abemera ko bafite umukunzi ni bake wowe rero wakumva ibyo akubwira ntiwakumva ibyo avuga wowe uri igitangaza Charles yibwije ntariye ati hayiga basi sorry bwije atariye nukuri ati haye Grace ni Charles Nyanza njyewe rero nahita mukatira kandi sinamwereka ko mbizi ahubwo namutunguza ubutumire bw'igikwe thanks ubusaza ashaka sheru gatereta akazageraho ubu ko ataramena ko byapfuye usanze se waribeshye usanze waramwibeshye hose Jerome niyo nkuru ati njyewe rero Grace ndabyumvise nohera iyo saha nyine ndakwanga mpaka zone ndazutandukana utamenye icyatumye ndabivamo hanyuma izo ati gra uba wateguye nukurisha icyo kijama cyankora ibyo habura iminsi mike nge ntajya aho nyumva nkahamagara kanabyumva udahamagara gutse kandi ubwo nyine yamwishyura nawe agahamagara undi sheri hari kuri telefone ati nta mukunzi mfite hanyuma Dorosel wase ati hero Grace naguta ndabakunda cyane ati none kuri Raftok njyewe nahita mbigenza gake maze nkareba uko nawe abyitwaramo Regis iradukunda ati hero Grace ndagutamani kuri Raftok rero njye uko mbyumva maze ubwo ukuri naba nakwiyumviye narangiza nkakomeza kumwihomaho njye usibye no kugenda gake nge nahita nkuramo akange kanengema imusanze turabakunda cyane nk'umuntu ubutazi yarangiza akiha kuguhamagara kuri Facebook wani mbizi kubahinde kuri babahinde nze mbanze mu boroke ngo nisomere neza atanderanje nundi munsi uzajya ugahamagara abandi bantu batari Jean Claude Handsome ati mwiriwe neza Grace nagutamani kuri iyo topic namwihurira nkatuza nkagabanya kwisanzurana nawe cyane bikaba n'impamvu ituma umurongo we nkuhuza n'uwanjye ego ku Yesu ego ko ngo yafata umurongo wakahuza n'uwe azamufatiraho honyine nkamwumvisha na record mugira igicamunsi cyiza ndasuhuza mwese duhurira Facebook n'abantu banjye mfite kuri simukadi ndakubwiza ukuri niyo naba ngukunda 1 miliyoni usibye no kwa ngo hajemo ako kantu ugahuza nimero yanjye n'iyawe byonyine nushaka sinzabe mpamagara umuhungu wumve nk'ikiganiro ngirana na mama wanjye cyangwa n'undi muntu utari wowe iyo twaba twarasezeranye tweta tu divorce menya ko wakoze ibyo bintu sinakubabarira umva ko mubabarira ngo wagira ute baze ngo wahuje simukadi y'umuntu n'iyawe ibyo avuze byose urabyumva muri make ngomba kuvuga nzigite ko uhora uhari nubaha nicaye naguta mvuge ducyuri ariko ibyo bintu urabyumva nta nubwo byemewe ubundi mu mategeko ibyo bintu nuguhohotera umuntu uskonye no kukurega mu mategeko bagufunga niba waba uri umugabo wanjye twarasezeranye cyane uziko iryo ari ihohoterwa rirenze uziko ari uguhonyora umuntu ibyo bintu rwose Jean Claude Handsome umuntu niyo mwasezerana ivangamutungo muvanga ivangamutungo rusange hari umutungo bwite utavangwa umuyobozi wo muri ribu ntiyavuze ngo no gufata telefone y'undi yego no kuyifata ukarebamo gusa no kuyifata ukarebamo icyaha gihanwa n'amategeko
none ngo wahuje nimero ukajya wumva ibyo avuga yesu we niyo twaba twarasezeranye tunakundana ibyo byose nabyibagirwa. icyo nzi cyo hashya umuntu afite ibintu yibwirira mama we mwibanga rike byabo nyina n'umwana. Umuntu afite ibintu yibwirira undi mushuti we runaka, ubwo ibyo bintu byose ukajya kubimenya ibintu utaruzi bitari na ngombwa kumenya. Hakagira nk'umushuti wawe wenda w'icyo uraho ushaka nko gukuramo inda ukumva inama zose ndi bumugire akantu k'icyo yabonyeho ntabwo ari sawa. oya ntabwo umuntu agira inshuti ziri perfect zose, aba harimo ibyohe, harimo abazima, harimo abo umuntu afata atya, harimo abo yizeye ko bazaza mu murongo. Ibaza umuntu yumva ariko twa tuntu twose uvugana n'abantu bose, yaba abo mu cyiciro cyo hasi pfiyo, yaba abo mo hagati, yaba barenze, yaba iki, akumva babajama bagutereta ibyo basubiza. Urumva hari nk'ubu ukeneyeho serivisi ntuhite umubwira nabi kuko hari serivisi umushaka ukavuga ati nzamukebera neza amaze kwibonera bansinyiye kano gapapuro nkeneye ku murenge we. Ibaze tipa akajya byumva byose ambaya twadevarusa singiye kubeshya. Inosa twe twasomye ubutumwa bwe, hanyuma Fisi hatanga Imana ati nahita mureka n'ikinyabupfura cyinshi kabisa n'ubundi kitabuze mu rutoki imikanana cyane amakoma even izigiye Imana nawe twe twabisomye. Hanyuma Eugenie Ocean Peace ati wiye ryagaragaye ntiriba rikisha isuka nazamwicaza mu kinyabupfura nkamubwira ko nubwo dukundana nta gahunda mfite yo kubana nawe kandi mwe muyifite wenda warafashe n'irembo. Somana Jean de Dieu ati mwiriwe neza Gracie mbaye Gracie se noneho waye umukobwa wawe nitwa Gracie ati mana we yatumva gra nyimara kumva avuze ko nta kigenda cyanjye nahita ntegura umunsi nkazamusohokana ahantu tugasangira pizza nkamubwira ko nabonye ko ntari ku rwego rwe, nkahita musezera nkanamwifuriza ishya n'ihirwe ko bazakundana nose ndirimba hoya isabye umvuhori ati kaze mu rukundo. Ngewe rero nta bindi twavugana, twahita tubihagarika kuko nta joking mu rukundo murakoze. Denise Kuzo ati nabyirengagiza ngewe tugakomezanya ndabakunda cyane igicamunsi kiza ku bakunzi ba Love Talk. Deni ufite nk'imyaka nka 40 ariko kubera siniba yabyirengagiza bagakomezanya urumva yandi burashingana n'imyaka 5 bisigaye ngo byibura mbe urumva yari jyavuga mbonye makana kamwe na wundi uzanyemera kakampe ko rwaza nese wagira n'ubundi ndisaziye n'ubundi niki cyatuma wihambira ku muntu gutyo wabyirengagiza nta nubwo tubwiye ati wenda nabiha agaciro wenda ariko nkabicunga gutya cyane kubyirengagiza tukomsa ubwo wabuzita kuki. Mucyo Jean Aimé ati muraho neza burya rero kumenya ibitekerezo by'umuntu biragoye ariko dore uburyo wabyinjiramo nuko wumva ibyo aganira n'abandi akuvugaho. Iyo agukunda abakuvuga neza yumva ntawe wakuvuga nabi, ariko iyo atagukunda abakuvuga nabi bitangaje kandi iyo akugeze imbere abagushima cyane. Bantu dushishoze inkundo duhabwa murakoze. Muri make wese yemeza ko umuntu ubikora gutya batagukunda. Korodini niyo saba atari komana yanjye indyarya ziraha pe, ahubwo se umwuka w'Imana yangendereye akanyereka nk'iyo ndyarya hakiri kare nkakwereka. Byukusenge Florence ati ngewe rero si nabimubwira ko nabyumvise namwihorera tukabaho azi ko dukunda. Ubwo nidukundana hari nkagenda mwikuramo gahoro gahoro ndi gushaka n'undi ku ruhande nkazamutunguza ubukwe bwanjye kusha muri abagome. Joanna Kevin ati hayi Grace nakomeza nkamukunda n'ubundi byaba biri kumuvunira umutima nigaramiye. Murakoze ndabakunda cyane. Cyakubwiye ko byasigara ari we bivunira umutima we yemye nta kibazo na kimwe afite. Ati ndabakunda cyane Grace n'umukunzi wanyu Rwamagana France. Hanyuma Janvier Arsenal ati Hero Grace ni Hagabimana Janvier hano mu mudugudu wa Gituntu umurenge wa ngo no wa Nyagisozi. Kuri iyo topic rero nge ukuntu mbyumva nahita mukwama entre parenthèses mureka kabisa nkishakira undi kandi turabemera cyane cyane. Timyanzuro mfata ukuntu ari navuguruzwa umva nakigira nkaho nta cyabaye nkatangira kwiga kubaho namufite uwo ni Claudine koko
koko Iradukunda Peace Florence ati mbega Love Talk njye ntabwo nakomezanya nawe kuko ibuye ryagaragaye ntiriba rikisha isuka namubwiza ukuri. Dodo Simenyimana ati mwiriwe Grace namwihorera nkagenda mwikuramo gahoro gahoro nanjye akazashiduka ntakinamuhamagara muvugisha one time in the week. Hanyuma Kwizera Olivier ufise akare ati mwiriwe neza Grace na mutamane ni Olivier from Kimirongo kuri Love Talk. ese hanyuma bazavuga indimi namwumvise nivugisha ho gato ataranarangiza nahita mukorera mwihembe nkamusomera nabi pe make yarusanga kire kuri telefone ati we Philbert niyo nkuru ati mwiriwe ngiye rero twakomezanya kuko naba nta kibazo mubonaho mu rukundo rwacu kuko se ataba amubeshya turiza Ariete wowe impamvu ndayizi hari abantu mba nzi comment bari bushyireho kubera ubazi hoya umuntu ntabwo mbyibuka se yigeze kutugisha inama ndaza kuko bwamegekari muraburiza afise Iradukunda ati mwiriwe neza Grace na guta Grace mbariza guta ngo are you okay? yes are you okay? yes I'm okay. Okay, sasa rero Guka uko ashaka mise niyumva aka kanya bimbayeho ati nabamuretse nkatangira kumwigaho nitonze nkatangira kumwikuramo gake gake twaganira nkavuniramo akajambo kavuze yavuze numvise sorry izo ni inyuro. hano hari undi muntu wanyandikiye mu gikari ngo yitwa Kefa ati guta na Grace ngewe rwose nta kintu cyatuma nkomezanya nawe kuko niyo yaba nkunda by'ukuri ntiyakabaye aterwa isoni no kwitwa umukunzi wanjye. Natari diagarasime wana tikaze turi kumwe buriya rero reka nkubwire n'ubundi ngewe sinakwisobanura ku mukunzi wanjye uko ndi kose ngomba kwisigariza akazagenda amenya bitewe nuko nyine yitwara rero bigenze bityo namwereka ibyo atazi namubwira ibyo atamenye ubundi ngamureka pe sinaba gikomezanyije nawe kuri umwana mu b'Imana ukumuha ukuri. Camille Theodete ati Grace nk'ibisanzwe ni Theodete muri Ruhango nkunda kumva bavuga ngo ibuye rigaragaye ntiriba rikisha isuka nabigenza gake pe. Niyo mushumba Yves Abbas Karbara ati Grace ngewe nahita nkora left nta mikino nubwo kuneka ari icyaha nakoze log out kabisa nk'imyamawe. Turi kumwe Jarika ati akiva kuri phone nanjye namuhamagara nkamubwira ko nabonye undi mukunzi nkamubwira nk'ibyo yabwiraga uwo bavuganaga nawe akumva ko namwumvise. Mbese yatahamagana undi muntu nakamuga ati njye se nyango nagasubiramo ibyendi byose yavuze kugira ngo amurishe umutima. Ubwo ndi kumva bafata telefone ukihamagarishwa ubusa ugasubiramo ibyendi byose uko yabivugaga nuko yisekeshwaga nawe akumva ubizi neza ko kukumva. Jacques bikaduhatiye gukomana kuba byonyine numvise avuga ko nta kigenda cyanjye ubwo tayari ni ugutangira ariyo investigation no kugabanyamo gake kuko ushobora guhita umukatira ugasanga ni agatwiko ka danje yarariho gusa nanone reka twumve n'abandi twa dutwiko tutinjiza cyane. Philbert rero ati mwiriwe neza Grace dukunda umva ngewe nyikumva urondogora ibintu bingana uko nta no kubitekerezaho nategura umuhango wo kugukatira byeruye nkagukatira mita ngo present umukunzi mushya niyo naba mubeshya mbega we ndumva birakariyemo pe. Abiza ati namukwepa gake gake akajya yoberwaho nabikuye mwengaza yanagama akajambo rero yabikuye ubundi yankosereza rimwe gusa ahita mwerurira mwereka mu bworo bw'ikirenge sinakomezanya nawe. Big Shani yanditse ati Hello ni Big Shani mu Bugesera umurenge wa Musenyi Nyagihunika ngewe rero nkimara kubyumva nahita mumenya wese nkamenya ko meze nka cya kirondwe cyasigaye ku ruhinka yarariwe kera ubwo rero nahita ngenza make dore ko baca umugani mu Kinyarwanda ngo inyamaswa idakenga yishwe n'indyamirizi. Ubwo nanjye natangira kugabanya ko naba naramumenye nibikunda rero oya ibintu by'indirimbo no
n'ibindi mubiretse. Mugisha François yipe ati hero Kageme ni Mugisha ku Kamonyi kuri topic ngiye numvise unsebya gutyo sinakwihangana namubwira ko nabyumvise tugashwana. Cyuzo Diana ati ariko mba numiye koko ubwo se nakomezanya nawe atarandoze koko ahubwo se yayivaho atararya urushyi. ese ubwo wakubita boyfriend wawe kuri telefone n'urushyi rwiza ati narekana ninjije kabisa nkicuza igihe cyanjye namutayeho pe kuko amagambo aturuka mu kanwa ararema. Njyewe rero nahita nkubwira ko nabaye injiji kuri we. Turiza Filiberi wanjye, Filiberi wawe turamusuhuje. Hanyuma Deperi Mahirwe ati Grace nimwe wamutsindiye asanga muri ya competition wenyine usigaye wandika asanga ari wamutsindiye. Adeperi Mahirwe ati Grace nemera amakuru nyimara kumva finale no guhita mbimubaza yanyigiraho umwera ngahita mwanga uzi uwo wita umukunzi wizera akaba ari wo gusebya. Barthez ati kaze gusa abagize groupe. Adeperi Twizeyimana ati mwiriwe ngize ayo mahirwe yo kubyumva nahita ngenda buhoro buhoro agashiduka nabivuyemo nuko nabyumvaga murakoze ndabakunda. Clarisse ati Grace naguta mwiriwe neza ngewe rero bimbayeho gutyo nkamwiyumvira ubwanjye nafata time nkamanza nagenzura neza ibyo bintu nkanareba uko amenyekanisha mu nshuti ze nkabona gufata umwanzuro wo kubivamo. Filiberi yubahwe amayinka ubwo ni Diane na Clarisse turamusigira. Samuel Prince ati mwiriwe neza Prince Ikirehe Rusumo kuri Raftoke ngewe rero nabanza nkamenya neza niba ari nge nasanga ari nge nkahita mureka kandi wabyumvise n'amazina yawe yayavugaga. Edson Calvin ati muraho neza Grace nagutangiye rero namwihorera sinabimubaza icyambere nge nuko twaba tubanye neza ibindi byaba ari itiko. Kwanyuzamo akajisho gake gake. Tuganije Emmanuel ati nge nahita mucomoka kandi nkamubwiza ukuri ko namwumvisa nsebya kuko nk'uwo sinakwirirwa ngumiza kumutaho igihe kuko yaba ari uwo kunsaza. Hanyuma Iradukunda Patrick Tewana indyaryimbwa n'indyamirizi namuhisha ko mbizi nanjye nkashaka undi akazatungurwamo invitation ndabemera cyane mama wanjye akomeze kugubwa neza. Gayera uwo ni Manzi Kendrick ati mana nyagasani we gusa ndabasuje pe ariko icyo navuga hakuri Raftoke kwihangana biragorana pe nta tekinike yindi nabona yo kumuneka kundi kuko ubwo yaba ambwira ibyiza turi kumwe yagera hirya akansebya kakahava nabivamo akakanya nkiyakira. Hakizimana Damascene ati mumeze mutesha mu rukundo nta mikino nabimubaza kabisa ikindi nagenda gake mwikuramo kuko nanjye sinakongera kumwizera. Abdulahi Kagame ati nanjye namuryarya nkatangira kurondera uwundi umusimbura. Hanyuma ni Shadib Nasiri ati hi Grace wacu ngiye kubwanjye namufata record nkabibika one day nkazamutumira twishimye nkamwumvisha kaka record kandi nkamusomera bibaye ngombwa mbishoboye nanamudi aho ngo nawe uratubeshya ubu nakumva gutari kuvuga kuri telefone nkajya muri telefone nkajya gushaka recording nka recording atarangije kuvuga egora recording ibice se ibintu ukibyumva kugira ngo uzanye no gutekereza record byava kure kandi nabwo kujya kuyigeraho niyo waba ufite telefone kujya gukora password ukajya gushaka record muri telefone ka recordinga yabarangije kuvuga ibyo avuga cyereka atari wowe bavuga nibwo wabona izo mbaraga zo kubikora naho kuvuga ngo ari umuntu wizera mufite gahunda ku bantu uvuga tuyu niwe kabisa niwe tuzabana niwe tuzarushinga umva usanga umuntu uguye muri koma wanza kuvuga oya kamanze numve ko ndi kumva neza kamanze ndebe ni kumanywa ndi kubirota ise ni ngeye no kumva kwarire yera ari ibintu biri kuba byanyabyo birakugora none ngo wajya ngo no gushaka ngo ibiki n'ibiki record ma ibyo bintu nago bibaho aya rwose munyamutubeshya ko namwe mushyire muri reality turagenda tubakira tukora ku misozo. David ati Grace naguta ngiye namwihorera nkamwereka ko ntabimenye nkagenda mbisuzuma mwibanga ubundi ukagenda ukuramo intambwe zawe gake gake bikaba ari ibanga ryawe ndetse kwa kundi umuntu mukatira mwibanga akazashiduka mutagikundana avuga ko uko bwije utampamagaye nyine nakazi kenshi n'aba akazi kawa kabaye kenshi jya wihangana nibi yerega ihangane buriya rega nimpuguka nzakubwira kazanangira ahubwo azikari wewe gukatiye ati shati njya mutipe nabonye ataki mu mwanya
ati ni ukuri nabivuyemo sinzi niba tukinakundana ndi kubona ndi kubivamo akamenye ko we ahubwo wavuyemo kera Benoit Ntirenganya ni nawe dusorejeho aturetse kumwanga nanamutera urushyi ku buryo n'undi bazakundana azajya agenda nyirahira nabemera hari abantu bakirwanara babigenza ute ngewe se nanza nkareba koko nkatekereza ayo magambo nyine nkakora isesengura nkareba pine wawe yari yagusuye cyangwa se fiance wamutekeye neza ameze neza ko akunda ubuhuze mu tuntu cyangwa se agiye gato hanze kuri telefone urajenda rumaze nko kumusukira akawayini mu kirahure umuzaniye tubura yakunze akayaga ko hanze ubwo mbona yatinzeyo umva ati ndi kwa wa murezi nabakoresha n'amagambo ati ndi kuri rya dage hano ngo ni guta ati ariko kamanze nkubwire ubona njyewe na guta tuberanye ubona njyewe uyu muniga namwiteza iki safite kwisanga utamwe mu dufaranga tunga tekereka ati nyine nuko nabuze umuntu muzima unyokipa nyine mba ndaho kugira ngo mbanoke pasiyo urabizi sinabaho nafite sheri ariko nyine nta gahunda ngiye rwose simbikomeyemo nimba n'umutipe wundi umeze neza rwose ubwo nzamuyoba gake gake ibintu nk'ibyo kakarahure ntiwahita ugakubita hasi nkanjye oya ntago sinzi ukuntu ni gusa nyine cyangwa bagasubizayo bucece mwibanga gusa nyine oya njye namwereka ko nta kibazo kiba ariko ndi gushira oya waza se ukamubwira ati sheri watinze kuri telefone akira akawayini cyangwa wabanza ukisubirishwa inyuma namwakira ariko nyine gusa nyine njye ntabwo nzi guhisha amarangamutima yataha ariko nabimubwira nyuma agiye gutaha reka mbi burya ntago njye nta kintu na kimwe nakubwira sha cyakora kereka kamera yanjye izamutse aho nahita mvuga nti uvuze hari ukuntu ibisazi bizamuka mu muntu uriya nta muntu utabigira rero kamera yanjye isi izamuka nahita nkubarizaho ukine no kuri telefone n'uvuze umuntu numvise ni Grace Kageme cyangwa n'undi Grace uri kuvuga nahita mbikubarizaho umujinya uzamutse cyane nahita mbikubarizaho ariko mbashe kwikontorolaho gake simbikubaza ukiri kuri telefone nagenda n'umutima mwiza nkagusukira wayini kuri kugira ngo nanayiroze hari utugambo ikintu ko ibintu bamukorogayo gati banza hari yanana hari utugambo umuntu akoresha kumva turagukorogoshoye ngango urabona ngo nturiya mutwe agira iki se wakwibuka kwenda na telefone ari kubivugira hari we wayimuguriye runo kumva twiteruka ukayimena ngo uramureba ukamwitegereza none akaza n'uburyo sheri none se bimeze biti ko ndi butishimye ubu wakwigira ngo nta cyabaye mu karya mu kanwa ukamwitaho nakwishima gute ndi idage ngiye najijisha ariko nanashyiraga telefone nkamugana sheri ntiza nandike nimero hano hari umuntu umpaye akanimero ntiza nkandike mbasha kukoherezaho kuri momo ubundi akayima nkahita ndeba ninde yahamagaraga icyo nicyo kintu nakora nkamenya ninde bitewe n'umuntu yabibwiraga ntago naba nshaka guhamagara uwo muntu cyangwa ikindi kintu namengira ngo uwo muntu ahubwo ubutaha nzabasha nimba imubaza igihe nzabasha kubimubariza nzumve ko azambwira wa muntu impamvu yabimubwiraga nkumva n'ibifatika mwakoze cyane Nyagasana barinde naho ubutaha bye bye